rwego rwa gisirikare, salute cyangwa isari mu rurimi rw'ikinyarwanda nicyo kimenyetso cya mbere cy'ibanze gikoreshejwe ikiganza gikoreshwa n'abasirikare bose ku rwego rw'isi, harimo n'ab'igisirikare cyacu cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force RDF. Isari ni ikimenyetso cyerekana icyubahiro ndetse rivuga ko uteye iryo sari yiteguye gukora icyo ari cyose umuntu aritera yagiye kumubwira gukora, akaba niyo mpamvu uzumva igihe umusirikare ateye isari aritere umuntu runaka rikurikiza akajambo k'icyubahiro sa ijwi riranguruye. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bitanu bikoreshejwe ikiganza abasirikare bakoresha igihe bari ku rugamba babwirana hagati yabo, tumenye n'ubusobanuro bwabyo. Ndabizi abenshi mwakunze kubibona muri filime njyarugamba, nuko rero niba uteganya kujya mu gisirikare cyangwa se ukirimo ariko ukaba utabizi, urasabwa kubana nanjye kugeza ikiganiro kirangiye kugira ngo usobanukirwe. Gusa ariko n'ubundi nawe nk'umusivili ufite kubimenya ibi bimenyetso, kuko harimo bimwe mu bimenyetso bigaruka cyane ku mutekano w'abasivili, ku buryo n'ubisanga muri situwasiyo runaka uri kumwe n'abasirikare ariko kandi batari busakuze ngo bakubwire icyo gukora, uzabirebera kuri ibimenyetso bazaba bari gukora. Amazina ni Irumba Shadrack. Ikimenyetso cya kabiri nyuma y'isari gikoreshejwe ikiganza abasirikare bose bakoresha ku rugamba cyitwa hostage, bisobanuye imbohe. Kikaba gikorwa n'umusirikare azamuye ikiganza cye yahinnye intoki ebyiri n'igikumwe maze akagishyira munsi y'ingoto nk'uko biri kuri screen yawe. Ikimenyetso kiba kiri kubwira abakeretse ko aho bari kwerekeza hari imbohe, bityo bagomba kwitonda bakirinda kurasa cyane kugira ngo batica uwo washimuswe. Mu gihe nawe ubonye abasirikare uri kumwe n'umuntu uri kukujyana ku gahato yagushimuse cyangwa se agiye kugukorera andi mabi, ushobora gukora ikimenyetso ukakibereka maze bakagutabara. Ikimenyetso cya gatatu cyitwa advance or move out, ibyo mu Kinyarwanda bavuga ngo songa mbere cyangwa se komeza imbere, aho gikorwa n'umusirikare uyoboye abandi igihe afashe ikiganza akakizamura akakizana imbere yongera agisubiza inyuma nk'uko biri kuri screen yawe. Biba bisobanuye ngo mukomeze imbere cyangwa se mukomeze musonge imbere, kuko abamaze kureba akabona ko imbere hatekanye, bityo mufite gukomeza mukarenga aduye ataza kabasanga. Ikimenyetso cya kane kijya gusa nicyo twabonye mu kiganiro cy'ubushize cyitwa freeze, icyo no munsi cyo cyitwa hold your fire cyangwa se fata umuriro wawe. Ndabizi abenshi mukunda kubona no kumva ikimenyetso muri filime njyarugamba, aho gikorwa n'umusirikare uyoboye abandi azamuye ikiganza yafunze ingumi maze abandi bose bagahita barekera kurasa. Ikimenyetso kiba gisobanuye ko ahantu bari kuraswa hakeneye kwitonderwa cyangwa se gusuzumwa, ko hashobora kuba hari abantu batari umwanzi bashobora kurasirwamo cyangwa se umwanzi akaba yagiye yahunze, bityo bakaba bafite gukurekera kurasa bagakomeza imbere. Niba wakunze ikiganiro ndagusaba gukanda like, gukora share kugira ngo kigere kuri benshi, ndetse uze kwandika muri comment ubwira ikimenyetso bivuze gusanga ari ingirakamaro cyane kuri wowe. Ikimenyetso cya gatanu cyitwa sniper, kikaba gikoreshwa mu gihe umusirikare umwe abonye sniper cyangwa se mudahushwa maze akaba afite kubwira abandi ngo bajye kwihisha bataraswa. Ikimenyetso cya sniper gikorwa n'umusirikare afashe intoki ze akamera nk'ukoze inyuguti ya C ariko ireba ibumoso maze akazishyira imbere y'ijisho. Ibi ubyeretswe wese aba ategetswe guhita ajya gushaka aho yihisha cyangwa se akajya kava kugira ngo ataraswa. Today's bonus fact cyangwa se inyengezo y'uno munsi. Mbese wari uzi ko abasirikare b'ibihugu byose byo ku isi batera isari mu buryo bumwe, havuyemo abasirikare b'igihugu cya Poland? Iki gihugu gifite uburyo butangaje ariko kandi buteye agahinda bwo gutera isari bitewe n'amateka cyangwa se inkuru yihishe inyuma y'iri sari ryabo. Aba basirikare b'igihugu cya Poland batera isari bakoresheje udutoki tubiri ari two mukubita rukoko n'urwo hagati. Ibi ngibi byakomotse ku mateka y'intambara karundura abasirikare b'igihugu cya Poland barwaniyemo n'Uburusiya yiswe Battle of Gorochavsky ahagana mu 1831, ubwo Abarusiya bashakaga gukoloniza Poland, maze umusirikare wa Poland wari wacikiye intoki ze zose ku rugamba agasigarana udutoki tubiri gusa, yaje gutera isari idarapo rya Poland maze ahita apfa. Kuva ubwo Poland yahinduye uburyo bwo gutera isari, ibikora ku gukoresha ikiganza nk'uko isi yose ibikora, ishyiraho kuriteresha utu dutoki tubiri mu rwego rwo guha icyubahiro abasirikare baguye ku rugamba rwo kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo. Ndagusaba gukora follow kuri TikTok yitwa Irumba Shadrack 5, subscribe kuri YouTube channel yitwa Niwamenye TV kugira ngo ubashe kudukurikirana utazacikwa na bimwe mu biganiro tugutegura buri munsi, harimo n'icyo ndi kubategura nenda kubavuga kizagaruka ku mikorere y'imbunda karundura yitwa MCBS Glory Rifles, igisirikare cy'u Rwanda giherutse kugura mu gihugu cya Pologne. Ifite ubushobozi bwo kurasa grenade muri milimetero 44 ndetse kanagira amasasu ya milimetero 7 amenyereye mu mbunda za AK-47. Abenshi mwabonye iyi mbunda ifitwe n'umusirikare w'u Rwanda ubarizwa mu mutwe wa Rwanda Special Force, ni ifoto yakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda mu minsi yashize. Mbese ujya wibaza impamvu business yawe iha byose byaba birimo imbaraga zawe, igihe cyawe ndetse n'igishoro cyawe, gusa ariko nyuma wajya kureba ugasanga inyungu iri kuguha idahwanye n'izo mbaraga zose wayitakajeho? Bitekerezeho. Rekera gushakira ikibazo aho kitari, kuko ikibazo ntabwo kiri mu bicuruzwa cyangwa se serivisi utanga, ahubwo ikibazo ni uko abantu banyaho bakeneye kubona no kugura ibicuruzwa byawe batabibona.
Iyi niyo mpamvu twahisemo gufasha abacuruzi bo mu Rwanda kumenyekanisha ibicuruzwa na serivisi zabo twifashishije imbuga nkoranyambaga zacu zikurikirwa n'abanyarwanda batari bake ndetse na video zacu zirebwa n'abantu benshi mu Rwanda, kuko twizera ko business yose igejejwe ku bantu ba nyabo itanga umusaruro. Nawe rero nuhejwe, fata iya mbere utwandikire kuri WhatsApp cyangwa se uduhamagare kuri 0794408723 cyangwa se utwandikire inbox tugufashe kwamamaza ibikorwa byawe. Akarusho kandi nukwiye kugira impungenge cyangwa se ikibazo ku biciro, kuko aba mbere turi kubahera serivisi hafi y'ubuntu. Abantu benshi bafite inyota yo kugura ibicuruzwa byawe, gusa ariko ntago bazi aho babisanga. Niyo mpamvu duhari kugira ngo tuguhuze nabo. Inanga dusoreje ikiganiro cy'uno munsi cyagarukaga kuri bimwe mu bimenyetso bitanu bikoreshejwe ikiganza umuntu wese agomba kumenya, yaba ari umusirikare cyangwa atari we. Niba mwakwishimira ko n'ubutaha tugira bimwe mu bindi bimenyetso twabereka, mwatubwira muri comment. Nge mwari muteze amatwi, amazina ni Irumva Shadrack, binyujijwe kuri ya YouTube channel yacu kandi yanyu Nibamenye TV. Murakoze.